rero kugira ngo twizere ko biriya bintu bitatu by'ingenzi twavuze, revelation, guhishurirwa Imana mu wundi rwego, na deliverance, kubohoka, na victoire, intsinzi, birasaba yuko wizera imbaraga zibikora, imbaraga zikora ibyo. Uyu munsi rero turakomeza kugira ngo twinjire mu gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kuko ejo twumvise umwami yaravuze muri Yohana 14:23 ngo unkunda azitondera ijambo ryanjye. Amen. Unkunda azitondera ijambo ryanjye, kandi nawe data azamukunda, kandi jyewe na data tuzaza muri we, duture muri we. Urumva ko byose bishingiye ku ijambo rye. None ko turiho turasenga, tukaba tuyatanda yuko cyangwa twitega yuko Imana iza gukora imirimo yambaye mu buzima bwacu. Niyo mpamvu twayise amasengesho ya rendez-vous, ziriya nyuguti eshatu: revelation, délivrance, victoire. Ibyo rero birakeneye imbaraga kugira ngo bikorwe. None imbaraga z'Imana zinyurahe? Nous allons voir les canaux qui véhiculent la puissance de Dieu. Les canaux. Turashaka kureba imiyoboro Imana inyuzamo imbaraga zayo kugira ngo ikore imirimo yayo. Amen. Imiyoboro inyuramo imbaraga z'Imana kugira ngo zikore ibyo Imana ishaka gukora. Les canaux, abazi igifaransa, les canaux qui véhiculent la puissance de Dieu. Quels sont les canaux qui véhiculent la puissance de Dieu? Quels sont les canaux qui véhiculent la puissance de Dieu? C'est imiyoboro Imana inyuzamo imbaraga zayo ni iyihe? Mwese imiyoboro murayizi. Na za ruhurura ni imiyoboro y'amazi. Iya miferege inyura imbere y'urugo rwanyu ngo amazi ntatere mu rugo, iriya yitwa canal. Mu bwinshi ni kano. Canal ni imwe, kano ni nyinshi. Amashanyarazi nayagira kano zayo banyuzamo. Amen. Ibintu byose bikwiye kuva hamwe bijya ahandi bifite canal binyuramo. Wajye bise itumanaho, internet, amashanyarazi, amazi, byose babyita les canaux. None tuje kureba imiyoboro y'Imana ni iyihe? Imiyoboro Imana inyuzamo imbaraga zayo ngo zize gukora bya bindi twiteze. Iyo miyoboro ni iyihe? Amen. Donc les principaux canaux, imiyoboro y'ingenzi, les principaux canaux, imiyoboro y'ingenzi Imana inyuzamo imbaraga zayo. Benshi muri mwe barazi icyo bita fibre optique, sibyo? Fibre optique ni umuyoboro unyuramo internet, ukaba uturuka iburengerazuba, turuka muri za Amerika, ukanyura muri ocean, mu nyanja,
wanyanje ko ingana iyi fibre optique mufite hano mu Rwanda mumenya ituruka iba yavuye kure yinyura mu nyanja ya Mediterane wajibise murabona ibyo bitiyo ibyo binyuramo ayo masinga azana internet hano mu nzira ya fibre optique biva muri Amerika bigatraversa nyanja ya Atlantique musi y'amazi kugeza hano mu Rwanda. Murabona iyo nzira yose iyi internet rero ya fibre optique mufite inyura muri canal. Uriya muyoboro inyuramo witwa canal mu Gifaransa. Uribize? N'imbaraga z'Imana nazo zifite amakano yazo, zifite imiyoboro yazo. Uribize? Wenda wakoresha fibre optique utazayituruka. Ntabwo ituruka hano muri Victoria, Lake Victoria, ituruka muri Amerika. Ntabwo inyura mu kirere, inyura mu nyanja. Iri protege mu buryo bukomeye cyane, irarinzwe mu buryo buhambaye. Kubera iki bahisemo kunyuza iyo internet muri ubwo buryo bwo munsi? Kubera ko iyi turuka hano iba perturbe n'ikirere. Bayibise ya fibre optique ntabwo ifite byinshi biyihungabanya, ariko byasabye amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari kugira ngo babigereho, ariko nabo barayisubiza kuko internet izana amafaranga menshi. Ibihugu birishura iyo bikoresha, ibigo birishura, abantu nabo fata buguzi barishura. Ibi byose ni kugira ngo mbabwire imiyoboro yo mu isi itwigisha rero ko Imana ifite imiyoboro yayo. Uretse tubasha kureba imiyoboro Imana inyuzamo imbaraga zayo kugira ngo ikore. Amen. Umuyoboro wa mbere ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ejo Yesu yavuze ngo unkunda itondere ijambo ryanjye. Umuyoboro wa mbere Imana inyuzamo imbaraga zayo ngo zize zigutabare, zize zikubohore, zize zikora imirimo, uyo muyoboro witwa ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana uzajya umenya ko ari umuyoboro w'ingenzi kugira ngo Imana ize gukora imirimo yayo. Bivuga rero gufata umwanya ukiga ijambo ry'Imana ikintu cy'ingenzi, sibyo? Amen. Kuza hano tugasenga gusa nta jambo ry'Imana tukomeza guhabwa habari ikibazo. Niyo mpamvu uzabona hari abantu ikibazo cyabo si ugusenga, barasenga koko ariko bajya kureba muri ruhande nta jambo ry'Imana bafite. Bibyara iki noneho? Iyo abantu basenga ariko nta jambo ry'Imana bazi, bibyara iki? Nimujya mumva abantu basenga, sibyo? Ariko bajya kureba mu buzima bwabo ibintu bizera ntabwo ari byo. Mwabyumvise? Hahita havuka ikibazo ki? Hahita havuka indwara y'iby'imyuka bidafututse. Ibyumba byinshi hano mu Rwanda by'amasengesho uzagenda urebe, si handi hava ibintu by'ubuhanuzi buyobya n'ibindi bintu byinshi cyane bitari byiza. None babuze iki? Babuze ijambo. Bo bakunda gusenga ariko nta jambo bafite. Amen. Haleluya. Amen. Gusenga gusa nta jambo ufite bisa n'umuntu aragenda nijoro mu ishyamba hatabona imbere, ntazi intare irihe, ntazi nimba hari icyobo. Murabona hariya mu Rwanda hari nita Rwabayanga, ushobora kurwamo utabizi ukazabura.
Nuvuga ngo isi y'umwuka wowe nanjye ntabwo tuyibona n'amaso yacu. None ni kuma dusenga gusa tudafite ijambo ry'Imana ntitumenya ibyo dukurura ibyo ari byo. Ijambo ry'Imana niyo ritumurikira muri yo si tutabona. None tukamenya ibyo twakira n'ibyo tutakira. Kuko mu isi y'umwuka hari ibintu byinshi. Wowe ntabyo uzi ntabyo ubona. Iri jambo ni ryo rimurika. None tukamenya mu mwuka ibiro birabamo, tukamenya ibituruka ku Mana, tukamenya ibituruka ku Mana. Ariko umuntu usenga gusa nta jambo ry'Imana azi, ameze nk'umuntu aragenda mu ishyamba, harimo ibyobo, harimo intare wiki, hanyuma akazimiramo, aramutse adapfiriyemo. Benshi rero bapfirira amasengesho avuga ngo bakize. Wabyumvise? Ugapfira mu masengesho. Ndavuga gupfa mu buryo bw'umwuka. Abantu bagapfira mu masengesho kandi umusanzu bari bakwiye kuhakura umugisha. Tuvuga ngo gusenga gusa nta jambo ry'Imana bimeze nko kujya mu shyamba ry'inzitane. Donc une forêt dense. Ntubona. Ari amashyamba nk'aya la forêt amazonienne, za Amazon. Aho utabona no kuri metero 2. Babyumvise? Ni ibiti n'ubukonje bwinshi n'ibihu ntubona. Uko niko bimeze rero kwinjira mu masengesho kandi utafite ijambo ry'Imana rikumurikira. Ntumenya ibyo ukurura mu isi y'umwuka. Usanga abantu barazimiye, basigaye bizera ibintu bidafite umutwe n'amaguru. Babyumvise? Bafite ubuhanuzi bupfuye. Kuko bagiye gukurura ibyo batazi. Kuko iri jambo niryo itabaza ni far. Ni far y'Imana imurika. Amen. Noneho ibiva mu isi y'umwuka uhita ubimenyeshwa n'ijambo ry'Imana. Ibi biva ku Mana, ibi ntabwo biva ku Mana. Wabyumvise? Amen. Kuko mubimenye ntabwo ari twenyine abakristu tunaviga mu isi y'umwuka. Navige. Wana y'indege yafashe ikirere. Bavuga ko l'avion navigue dans les airs. Cyangwa ubwato mu nyanja, urura naviga mu nyanja. Cyangwa iyo tugiye kuri internet tugasurfa hariya, sibyo? On est en train de naviguer. Bayibise? Kuko uragenda hano ukagenda hano ukagenda hano. No mu isi y'umwuka rero ntawe twenyine tujyamo. N'abapfumu bajyamo. Bayibise? Abasataniste bajyamo. Isi y'umwuka nyine niyo bajyamo na niyo tujyamo. None tuzamenya gute ibyo tukurura hari? Urayumva? Niyo mpamvu rero abantu benshi rero bakwiye kwigishwa ijambo ry'Imana. Niryo tabaza ritumurikira mu isi y'umwuka tutabona. Naho ubundi uzakura ibintu utazi ibyo ari byo. Satani akaza akagufata ukibaza ngo uri mu Mana, ntago uri mu Mana. Gasiga wa teleguide. Urana remote control, telecommande. Uri hariya, televiziyo hariya, cyangwa drone. Drone ukubazi uri hano papa ukayobora drone. Daimoni ziri hariya zikakutelegida, zikakuyobora. Nawe ukaza muri bitungwa abaye igitangaza mu by'umwuka. Naho ekada n'akantu k'Imana wari ufite imbere karagiye. Ubwo niko abantu benshi bameze, bagahinduka abahanuzi ariko abadayimoni, bagahinduka ibindi bintu. Amen. Niki suzumisha ubukristo bwawe? Niki suzumisha imirimo y'Imana? Niki suzumisha ibintu byose byitwa ko biva mu isi y'umwuka? Ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari ikindi. Ni ijambo ry'Imana. Satani arabizi kurusha n'abantu. Niyo mpamvu azashaka ko abantu, kuko adashobora kubavanamo inyota yo gushaka kumenya Imana cyangwa iby'ubwenge bwa kimuntu bidashobora kutumenyesha,
iyo nyota ntashobora kuyikura mu bantu satani. Kubera iki? Turacari muri introduction, ntabwo turinjira mu isomo nyirizina. Kubera iki? Kubera iki satani adashobora kuvana abantu inyota yo gushaka kumenya Imana, gushaka kumenya ibintu bidasobanurwa n'ubwenge bw'abantu? Kubera iki? Bibiliya niko yivuze ubwayo. Dusomere Ecclesiastes, umubwiriza 3:11. Aho niho biri. Naho abantu mubona ngo ntago byita ngo bita ku by'Imana ntacyo babwiye, ariko muri bo indani hari ikibazo. Tuko hari igihe bibaza kuko barabizi bazapfa. Ese napfa azabiki? Ese ibyo ni ibibazo buri muntu wese yibaza. Somere. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo, uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze, uhereye mbere na mbere ukazageza ku iherezo. Amen. Amen. Ijambo nshaka kuvanamo ni irihe? Il a mis en eux, ça veut dire en nous, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Yashize mu mwana w'umuntu igitekerezo cy'ibihoraho. Urumva? Yashize mu mutima w'umuntu kumenya yuko hakurya y'ibi tubona bivaho hakaza ibindi, hari ibihoraho. La pensée de l'éternité. Ninde yashize mu muntu? Ni Imana. Il a mis en eux la pensée de l'éternité. Yashize muri bo igitekerezo cy'ibihoraho. A commencé par l'Éternel lui-même. Ugatangira mbere na mbere kuwitwa uhoraho, Uwiteka. Uwiteka n'ibyiteka. Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu tuvukana. Na niba Satani rero ko adashobora kubidukuramo, ahita tuyobya, tugashakisha ahatariho, tukajya mu bintu by'imyuka. Bamwe bakajya mu nzira ya satanisme. Satani ni imiyoboro ye yose afite. Abandi bakajya mu madini, ngo niyo baha ibisubizo. Abandi bakaza mu zindi nzira. Ibyo rero birasaba iki rero? Birasaba kumenya ko isi y'ibitaboneka ntabwo ushobora wo kuyinjiramo ngo uyimenye mu buryo bwo kiretse mu nzira Imana ubwayo yahisemo. Ushobora kwinjira mu isi y'umwuka mu zindi nzira, ariko uzahakura ibikomeye bibi. Ariko muri make rero isi y'umwuka irimo ibintu byinshi, harimo iby'Imana, harimo n'ibitari by'Imana. Niyo mpamvu hari umwuka wera, hari abamarayika bera, hari n'imyuka y'abadayimoni n'abamarayika b'umwijima. Abo bose baba mu isi y'umwuka. None uzamenya gute ko uri connecté n'abamarayika b'Imana? Uzamenya gute ko uri connecté n'umwuka w'Imana? Uzamenya gute ko uri connecté n'imyuka y'abadayimoni? Aho niho ukwiye kumenya rero akamaro k'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amen. Niyo mpamvu ngo ijambo ryayo ni tabaza, ni urumuri. Nta kintu ushobora gusimbura ijambo ryayo. Benshi bashaka kuba abanyamwuka, ntibashaka kumenya ijambo ry'Imana. Ese bizakunda ibyo? Mumva byakunda? Barashaka babe abanyempano, bashaka bitwa ibitangaza ko bafite impano zikomeye, ariko ntibashaka kwiga ijambo ry'Imana. Rero ni ikibazo gikomeye. Iri jambo muzajye muryibuka igihe cyose. Zaburi 119 umurongo 105. Zaburi 119
niyo zaburi ndende kurusha indi, kandi ni zaburi ivuga gusa ku ijambo ry'Imana. Icyo ari cyo ijambo ry'Imana. Dusomere. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Amen. Amen. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Amen. Kubera iki Umwuka Wera yakoresheje ibyo bintu bibiri, itabaza n'umucyo? Kubera iki? Ese ntiyari kuvuga ngo ijambo ryawe n'umucyo wanjye? Kuko yavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza, amen, rimurikira ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Kubera iki hatavuzwe ijambo ryawe ni umucyo umurikira ibirenge byanjye, ni itabaza rimurikira inzira zanjye? Kubera iki bitameze gutyo? Mwakurikiye uko babitondekanije? Nuko itabaza rimurika hafi, kuko ibirenge byawe urabibona. Naho umucyo w'Imana uva mu itangiriro ukagera mu iherezo. Ni iki? Mu ijambo ry'Imana wakuramo ibikumurikira ibyo urimo muri uwo mwanya, ukamenya nimba ari byo nimba atari byo. Kandi ijambo ry'Imana rikumurikira naho utaragera. Niho ndababwira rero mu isi y'umwuka. Mwayumvise? Ntabwo Imana ipfa gutondekanya ibintu gutyo gusa. Ni nk'ejo twavuze ngo isanduka y'Uwiteka igeze kwa Obededomu. Nababwiye ko muri Bibiliya y'Igifaransa bavuga inzu ya Obededomu kabiri. Ngo isanduka y'Uwiteka ngo igera mu nzu ya Obededomu virgule mu nzu ya Obededomu. Hari impamvu? Ntabwo ari ko Imana yageze kubisubiramo inshuro zingahe. Ni ukuvuga ngo yashitse mu nzu y'umunyamahoro, wubaha Uwiteka, utinya Imana. Amen. Kuko imaze imyaka 20 mu nzu ya Abinadabu, hari imihango n'imigenzo gusa. Yishyize mu nzu aho Imana yumva ko ari inzu ikeneye ko Imana yisukamo umugisha. Ijambo ryawe ni iki? Ni umucyo w'ibirenge byanjye, ni itabaza y'ibirenge byanjye. Kubera iki? Kuko itabaza rimurika hafi. Ni ukuvuga ngo mu buzima turimo hari ijambo rigenda ritumurikira, tukamenya ibyo dukora n'ibyo tudakora. Hanyuma ni umucyo umurikira inzira zanjye, kuko inzira yo ni ngari ndende. Kuko ushobora kuvuga ati ariko si ko hari imbere ntabona. Ntabwo muri se abatwara imodoka hari amatara magufi, ariko iyo utari siri ko hariya ucana maremare. Uvuga ngo rero ijambo ry'Imana rimurika hagufi mu buzima bwacu turimo, kandi rigacana maremare kugira ngo aho tutabona n'amaso yacu neza tubashe kumenya neza ibyo birabari. Aho rero uyu munsi twageranya no mu isi y'umwuka hamwe tutabona. Amen. Wayibise? None se udafite ijambo ry'Imana mu masengesho, ibyo bintu bibiri ntago bigira. Ntumenye ibyo urasengera niba bijyanye n'ubushake bw'Imana, ntumena nimba ibyo urarakira ari byo. Ikindi nacyo, no mu isi y'umwuka ntabwo uzi ibyo urahura nabyo, uri connecta nabyo ibyo ari byo. Ijambo ry'Imana turarikeneye, haba mu buzima turimo ubu, haba no mu byo dushaka kwinjiramo tutabonesha amaso y'umubiri. Tuvuge nimba hari ibintu biri imbere gihe kizaza, hanyuma ugahabwa amasezerano ava mu isi y'umwuka, hakwiye kuba atahabanya n'ijambo ry'Imana. Naho ubundi izahora abadayimoni barakubwira. Ijambo ry'Imana niryo riyungurura ni ibiki by'Imana n'ibiki bitari by'Imana. Rero twabonye ko umwe nako mu miyoboro y'Imana hariho icyambere, twavuze ijambo
by'Imana. Dusome muri Yoweri 2:11. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Yoweri 2:11. Uwiteka arangurura ijwi imbere y'ingabo ze, urugerero rwe ni runini cyane. Uwo usohoza ijambo rye arakomeye, kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane. Ninde wabasha kuwihanganira? Amen. Hano hariho ubuhanuzi bw'igihe cy'iherezo, ariko si byo tujyamo, ariko batubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka. Amen. Mwumvise ko Uwiteka afite icyo bita l'exécuteur de sa parole. Uwiteka iyo avuze hari igerekeza ibyo yavuze kugira ngo kibisohoze. Amen. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ijambo nk'iryawe nanjye. Iyo Imana irivuze hari imbaraga ziriherekeza kugira ngo zirisohoze. Rero ijambo ry'Imana ntukarisuzugure, kuko hari imbaraga ziherekeje iyo jambo kugira ngo risohoze ubushake bw'Imana. Yosuwa amaze gutsinda Yeriko, ahagarara ku nkike za Yeriko, aravuga ngo uzaguruka kubaka Yeriko azabura umwana w'imfura. Murabibona? Yabivuze uwo mwanya, ntabwo abantu bari aho bamwumvise bari kwibaza ngo n'amagambo. Sibyo? Ariko inyuma y'imyaka hafi 250 hari umwami wahagurutse atazi n'ibyo Yosuwa yavuze, ajya kubaka ziriya nkike Yeriko. Amagambo Yosuwa yavuze amusoreraho. Kubera iki? Yabuze abana babiri, kandi ntabwo azi ibyo Yosuwa yavuze. Kubera iki? Ijambo rya Yosuwa yaramaze gupfa, imyaka 250 inyuzemo, wagiye aho hantu havuga iyo magambo gukora ibyo Yosuwa yavuze, ibyo yavuze bikamubaho kandi watakiriho. L'exécuteur de sa parole est puissant. Uherekeza ijambo ry'Imana arakomeye. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Mwabyumvise? Amen. Reka dufate iminota 5 yonyine dutekereze ku byo umaze kuvuga nonaha. Utekereze ku byo umaze kuvuga nonaha. Ni wowe wifashe se? Fata iminota 5 bitekerezeho, umedite, kugira ngo bitume udigera ibyo umaze kuvuga. None dukomeza umaze gusetinga neza ibyo twavuze.